ubu se umuhanga si 10,000 se umenye ko hasigaye miliyoni imwe n'ibihumbi 400 ibyo birakureba kugira ngo nkwereke ko ntari imbwa uno nkugura agasose hano Zebe. Dipe. Oya nta birenze nta kibazo. Ariko nyine nawe urabyumva. N'ubundi twari twateganyije ndabona yashize. Ariko nta mise rirashize. Yaje mirashize. Reka. Noneho icyo nari nkubwiye. Zebe, mbazana izindi. Mbazana utundi. Ariko uhita ushyira mu gakayi. Agakayi? Bibaye ngombwa nyine. Ariko ntagase. Nta kibazo ariko se hari ikibazo. Zebe tubyumvikaneho. Nje nago nkunda ibintu. Uyuza kubushaka ideni ari kuza kubimbwira hakiri kare. Rega ngenda arangu. Ese ntabwo mbikongoreye. Obinyongoreye se zana hano. Ariko n'umushyitsi wanjye kandi n'umushyitsi w'imena. Zana amafaranga ashare ko imikino nje nago naje nta kwiruka. Okay, sawa. Ntacyo. Urabona Zana kandi kamwe. Kare kose. Ese wanzanya ahantu nzi ko ari ahantu yisanzuye. Hano yisanzuye ariko ari ukuntu uganira n'umuntu ugasanga hari ukundi kuntu bimeze. Ahubwo reka yewe nawe uzana ka wewe nubisha. Ariko nawe. Shange rero buriya. Kuri transport kuri traffic. Sinakoraho hari. Ariko kutugira imibare myinshi. Oya reka buriya nta mafaranga mubura bazi. Nese wari uzi ko yabona. Byose sinjye wabigiremo uruhare. Ariko se mfite 90. 90. Kandi inka yari ya miliyoni 500. Oya. Ntacyo. Ubwo reka tubibare gutyo. Tubyagure gutyo ariko ntacyo. Sibyo? Bamwereka none. Sibyo? Nishingira. Yakukurazwa. Badukopi. Ku buryo nariya nabone kuhita umwishyura. Hano nta kibazo hano ni mu rugo. Nta kibazo rwose hano nta kibazo. Hariya ni iki? Kiriho. Kiriho. Kiri! Yawa kiri! Ntacyo. Ahangaha ni mu rugo. Hano ibintu byose ibyo washaka. Ibyo washaka cyose wanyuzeho. Hano wakibona. Ubwo se wakibona ute? Cyane wakibona. Uzi ko muri no quartier yose ikintu nakuboneye rero gasura karafinyoye ariko aragenda neza aragenda ateye neza bareba abana hane sawa rwose Zebe sinambisha se muvuga ngo nanjye nzana kandi cyane rwose yavuze ko nta gatebo buza ndakaje kandi wegere umushyitsi agatebe kamaze wegere n'umushyitsi ku buryo naza agomba kuza yisanzura yumva ko ari mu rugo Nabyo kumamagara kiriho simbikunda nabikubujije kuva kera. Jya hirya. Negera mwegere. Urashaka ko noneho twinjira no mu migenda. Erega buriya rero umukiriya muri uwo hafi. Ubuzima bwacu. Wamugana. Bwa Zebe. Nande? Uyu bamwita Dipine. Dipine. Yitwa Dipine Yohane Maria Vianney. Umunsi ushobora kuba ndi bumwe koko. Oya azanye imigisha myinshi cyane. Nibyo. Asanzwe ari uwino? Usanzwe ari uwino ko? Ni uwa hafi ahangaha hafi. Tubyihutishije. Ni akangaka uzanye. Mubwire Zebe. Nta kibazo akangaka uzanye. Nako kugira ngo byibura mukaganirireho. Kamwegere neza. Cyane. Niko. Mwari muri aho ariko. Ahubwo se ntabwo barashaka ko wa musista ariko aribyo ni namutuma. Yari yambwiye baracyari kubitunganya. Kata ko niyo gabo. Zebe ubwo rero ibintu twavuganye. Kandi Zebe sawa nikose baragira amatsikiri ariko buriya ni igiki kibaba bavuga je numva bavuga ina bararinyise buriya rero nibyo nirazina cyane akunze cyane
kiriho ariko se buriya wumva ari iki kiba bavuga kiri tuza keza shaka nuko nuko njye ntabwo nkunda abagabo b'indaya baza bafatafata uko bibona ni ibiki se nayatorora umenye ko urimo gucuruza urakeka akabari kabeshejweho n'utu tuyoga tungahe mufashe muri no kwikopesha icyo mvuga ngewe ushobora kwisanzura ku bakiriya aribyo byatwaye oya abakiriya ni sawa n'ubu turi gusangira ahubwo ciyazi ariko ibintu byo gufatafata ariko nawe ujya umenya umuntu ega ndi umugabo umugabo wundi mugore ariko utari uwanjye kanwanagura utwokeye ahubwo baravuga ngo fata umugabo wese nk'uwawe nuko nuko fata umukiriya ngewe neza ntabwo mfata umugabo neza ariko umukiriya w'umugabo umugabo w'abandi ariko nta kibazo iyo nageze aha ngaha ni ukwisanzura zebe yambwiye ko rwose uri umuntu mwiza njyewe buriya njyewe dipine buriya ndi umutekinisiye ndi umuhanga ndi umucarutsi nuko ndi umuninja ariko se njyewe dipine nyine nibyo ndimo kukubwira njyewe ubundi nk'iyo nkoreye ikosa sinagukorera ikosa sinkukubita urushyi njye nakosa uryamaho gusa ugahita uhinduka capati ni cyiza cyane ngeze na Rwanda dipine nge urwegetse ku muntu wa mugani ntiyahita ahwera ubundi ndakwicarira byonyine agahano nguha none se dipine yanjye hari abantu bari banzaniye urwagwa kandi ntabwo nabifite ugira urwagwa ndarufite ruryoshye cyane ahubwo nyine nashakaga nk'ibihumbi nka 30 kugira ngo mbe nishyuye umuntu ubizanye nari naramuha amafaranga ntabwo waba uyafite ngo umaye akagwa ko rero ubwanjye ndakemera sana aho iyo mba nakabonye kare nahita nkuhindurira baruzanye nuko nari narabishyura 30 akantu toto ako ni toto rwose reka buriya twebwe tugira ibintu bya gahunda tugira gahunda byataye ni 10 sinirwe mbara suba wayabaze yafunze neza cyane reka mwishyure kandi nshaka kuzana urwagwa sibyo sawa ntabwo rucika harya ngo yahoze ngatinda aryoshye shanga uriya muhungu ujya unzanira urwagwa urwagwa ruryoshye buriya njye nkunda urwagwa ngo turaza kutwikuza nyuma adoye yashyize hano ni umuhama nk'umuhama ibi bifura reka tube tunabiritse ibyo binywa ba bandi baba bakibiharaye batazi uburyohe bw'inka ko wicaye aho ngaho se dipine twanyigiriye kweri umva rero nkubwire ni ukuvuga ngo urugendo ruva nk'aho rugera hariya ni kure cyane ndumva nahagenda n'amaguru ahubwo zana akagwa tube dusoma none se urabyishyura erega buriya urabyishyura da mbakire iyo umwegereye ibitekerezo bigenda bizamuka yego hari ikibazo se ngo byishyura nyine ngo urugendo rwava rugera hose bwo ntabwo byumva akantu k'akamotivasiyo yarabaye i Kigali cyane gutega tu urugendo nyine rwo gutega uva aho ngaho ugera ntabwo uri kubyumva ujya reka tubyoroshye njye dipine nta probleme ngira icyo ngukunda nta probleme none gutega uva aho ngaho ugera nangahe ntiwumva noneho kumenya ibintu nari kuvuga dipine ndi umuntu wisanzura ndi umuntu uri focus kandi wumva vuba ndi umuntu w'umugentleman tunate tungutu dutatu tw'umutuku twonyine mu mico 15 kuva ugeraho toto sha uva bwira toto n'utuntu turi toto tw'umutwe 15 eshatu zonyine ariko wongejeho n'ibindi nka bingahe nabyo ntacyo iri ni 10 atasha ngiye dipine ndaheba dipine njyewe kandi kwirirwa mbara dipine sindabikaye noneho rero noneho twaganira kiriho mwiza banza usome kiriho nkunda soma rusosa sha kiriho sha kiri he ariko dipi kiri he icyo kintu rero
uri kukibona oya kiragaragara kiri ukibonye he utangiye bya bikabyo oya nyene ubwire rero ariko ubundi kuri ko twara n'umuntu rero twakwigire sundi muntu umva nje rero dipi nakubwiye ibigwi byanjye ndi umuntu w'umugabo utari rojorojo oya biragaragara ndi umugabo ushyitse biragaragara ndi umugabo utari rojorojo buri gihe kandi uba ufite amafaranga indi jewe buri gihe uba ufite n'ibifaranga hari n'andi usigaranye oya ndeba nge dipine ndashyitse sha nibyo tujya kuri kontwari twigenda ubuze inzoga twirirwa tuzitwara ariko reka tuzitwara oya zizane nyine hano hari abantu bajya baza bakanywa yego sha none se ubyumva bikoraho iki ariko wari uzi yuko ikintu kidafite inyandiko kiba kitararwa nk'ikiriho ibyo ndabizi none se wihanganye tugashaka uburyo tubikemura mu buryo bw'ubwumvikane byagenda gute ubundi se kuki utamwizeye wabwiye umugore uti amafaranga azayansubiza icyizere kirahari cyo kwerekana ni iki umugore se icyo atabona ni icyabewe ko amafaranga bayatanze ari ibishinga ufite mu rubanza uzi ko watsindiye ibimenyetso ujya mu ndaya oya unywa inzoga unywa itabi hari undi mugore ugira hari undi mushinga ukora ku ruhande ambajije ngo ni iki kigaragaza yuko amafaranga nayaguhaye cyaba ari iki avuze ati ko yajyanye mu ndaya navuga iki bayajyanye mu itabi navuga iki ariko uvuze ngo ngiye nakiriye amafaranga ya kanaka ngurije 100,000 nayimwishigiye nagurishije ikawa nagurishije imari bitwaye iki ariko uzirikane ko atari njye wafashe mu ntoki kabiri kanga herete ivuga yuko ubutaka butakwanditseho abatari ubwawe ariko si urupapuro baba bakeneye ni urupapuro none umbanye nkubwire ndashaka resi niyo n'amafaranga muzayihorere ariko mfite iki resi ibuke ko ari amafaranga ariko atari njye wayafashe mu ntoki ariko ni wowe yararimo agura dushaka uwo twayahaye ariko ubu ngoye iki ndashaka inyandiko kuko niyo yagaragaza igihamya cy'ibyakozwe ngiye bitabaye ibyo ntabwo twakumvikana urumva ndimo mvuga ngo nshaka inyandiko n'undi wese muzahana amafaranga n'igihe mudafite inyandiko uzamenye ko hari nk'aho uyataye niyo cyaba igiceri cy'ijana kugiha umuntu ukagendera mu cyizere isi yarahindutse mu mwanya ugenda ujyaye ntushobora kurega ibibazo byarangiye umva mubwire wa kigabo rero ukamubwira utaranirwa agaramye ntabwo urakubitwa n'umugore mu buzima bwawe none se ari ikibazo gihari injira hariya n'umutamu wabona bagenda ibikoti shyira hariya ariko se bite byaje banza wishyure shyira hano amafaranga none se ariko se none se 50 hano mbibone mu ntoki zanjye rega nta soni subi hariya n'urudarubi ni ukubibona bigenda kandi ubwire ngewe umushambokazi ntabwo wandengana hano uzaperereza none se kubizi kuko amafaranga hano ibigofero shyirya uri kunyambarira ibigofero wowe utaranyishyura kuko nahise ngira nyine bigahita birangira birangira iki wowe waje unsagarira nakugiriye impuhwe mbona wasinzira ngo kugenda mu muhanda nijoro wowe waraye ugenda ijoro ryose unzaho unyagaza aracyo nakoze se umva umupuri w'ubuntu wo wiyibagirwe zara hano amafaranga waretse nk'umuntu twagiranye ibihe byiza nta bihe byiza nagiranye nawe uyu mudigi wawe ndawe unyegetseho urakeka ngewe wari ubyara ibyo nk'umuntu twagiranye ibihe byiza urumva amafaranga nenda wabwiye ko naje nagushimikana amenyo sinaguze inzoga se waramaze wewe urakeka we mugabo wenyine uguze inzoga muri iyi si kuva nashinga kano kabari aka kabari ubona gahagaze gutya urabona gahagaze buriya buyoga bwawe bungaye waguze umuntu muzima agura urwagwa kandi bagura inzoga zikomeye nawe barana amafaranga yo kigize bara amafaranga none bareka niyaranje yiranje nyine yaranje mpamagara umuntu niyo ko ari cyo zana hano telefone ndayiguha ari uko umaye amafaranga yanjye ndabazi iyo telefone iriho gahunda z'akazi ibyo birazireba ko kazi gapfa ngeze ko akazi kanjye uri kukica nagombye kuba nagiye gushaka urwagwa nagombye kuba nagiye gushaka ihene mucoma nagubona ko mucoma ahagaze hariya yabuze ihene uzaperereza alo umva madamu ntabwo ari umugabo wawe
ngwino ugombora umugabo wawe ni umugore ngwino ugombora umugabo hano kwa Clementine ku kabari yewe yari ibintu atabashije kwishyura ni umugore ni umugore wawe nyine nawe reba ibintu ubu nkore ese ko bambwiye ngo iwanyu ngo ni mu bakire ngo mufite agataje hehe reba ishyano nkore iki n'ibiki ariko mwajya mugira ubumuntu mukamenya ko mugomba gutabara n'abantu ko ntabwo nk'ibintu ubu nkore zana n'ibyo bikote reba ibintu nkore usenyeye urugo rwamaze n'ubundi nirwaye ruriyo uze ko ruriho ntabwo wari kurara hano urara ugenda ijoro ryose unyirukane namaze hakusheri ego ko nawe ngo ufite sheri uyu niwe wita sheri nino nda ntumbwire ko warayanga ahubwo mwishyurire niba ushaka ko mukomezanye urugendo wowe nta n'isoni urimo uravuga ucunge nicunge se nicunge ntabwo uzi ibyaraye bibera hano inonda ese ubundi inonda uyisiporuta gute umva ntabwo uzi ibyaraye bibera hano wicunge amafaranga njye hano amafaranga se y'iki 50,000 ntugire ngo ni na make arimo arishyuza amafaranga ye mumbwire ibintu cyabereye aha kikuzanye hano ni kiwo kikuzanye hano ni kira ese ko wambwiye ngo igomba ndi mu mataje ngo turuka zahe njyewe ntabwo ndi umwana wawe uri gukontorora ese wanjye wagize kuraranga aga telefone Ndasabira kureba. ndavuze ngo vuga wegeye hano vuga udasuhuka hanyuma se amafaranga bari kwishyuza nayo ariko se wowe ibyo birakureba se ubundi uzanywe ese ubwo wowe icyo utumva ni iki nese uyaraye hano ari kuririmba amafaranga mwishyuza nyine nibyo yaraye ko urumva nta n'isoni ufite koko soni urumva nta n'ikimwaro na gitoya ufite ngo baguhe amafaranga ngiye se ndaguha amafaranga y'iki ubwo raraguma hano kandi ubwo iminsi azajya amara nayo izajya ibibara ubwo uzagaruka Umva, ushaka kukutinda ariyo ngendo bahanje ibibazo byanjye byikemurira we hanyuma mumamagaye ngo nkore iki ngo Njye ndigikuhamagaye. ninde waguhamagaye hano bana ndabyikemurira umva ngende umugabo ibyo byose ubivuge wegera inyuma ubu uri hano ubivuge wegera inyuma Genda nyine None so ndabyikemurira byingo zanyu bidashoboka akumva urumva ibintu burimo tetwa nawe tetwa ntukivanga mu bintu Nawe bitakureba tetwa ngo nimba gisa ari ibyo ngibyo. none se n'ubundi bwihemu wowe ufite duhuririzaho umva ahururiza se mba dipe twebwe twanenzanye n'uyu mupapa kugira ngo dukorere akaresi akarese k'iki Umva, ninde wakiriye amafaranga? ninde nyakura mu mufuka ninde nahereje nta nubwo binagoye ariko baguhaye Ni n'amafaranga ukunyemerera, urayajyana njye ni ukunyemerera yuko wayabonye ukampa agapapuro cyangwa waba utabyumva ukayansubiza Oya, muntu. urumva ngoranye baguhaye n'amafaranga uyu nguyu ndetse wowe nagurinda aho utarangije mubwire madame amafaranga baraguhaye nayo urayajyana ariko rubanza yewe ndashaka agapapuro urumva ngoye agapapuro kuko naguhaye none se umva mubaze wa mugabo wawe uzanye miliyoni n'ibihumbi 400 oya njye ndashaka agapapuro k'ibihumbi ntabwo wambwe kujya gushaka n'amafaranga oya nayo nayazana ariko ubanza umpe agapapuro kayo naguhaye aricyo naguze nawe umva rero ngiye mu muriro induru ku kabari Umva. ibyo kwishyuzanya amafaranga buri wese hano yishyuza ibimugenza agenda amafaranga yose uba wagiye kujugunya ni ikintu nshaka nyumvira ariko ndashaka amasezerano y'amafaranga cyangwa amafaranga ariko amafaranga ari ahangaha si we nayo ndimo nyatangira ni njyewe none nave hariya aze kuri wowe anziho bivuge wegera ubwishyu burabonetse buretse bivuge wegera inyuma ninde wakubwiye ko uri kumwanga hano ako se undi wandika uyu mugabo uyamye nawe yaza ko ari umugabo wawe aba yaraye iwawe ubwishyu burabonetse nawe waretse ku yaraye bibazo by'abandi hano ni iwawe Waba dufite ufite ibibazo byawe nanjye mfite ibibazo Si njye nanjye byanjye mfite ibibazo byanjye iwawe ibyo birakureba ntabwo ibibazo Keneye byawe n'ibisubizo iwawe, bindeba mva ahubwo mubwire. njyewe Baba, ntabwo nasangiye nawe nawe kiguma gisoni ndashaka ubundi amafaranga aba bose ni ababa bakwishyuza ese wampaye telefone toka weye ndaguha telefone yawe nese utarayishyura ubundi wayifatira ukandikira umugabo iyi telefone si wanjye n'ibihumbi 50 kwasa nawe ntagiye mushyira mu bwenge ubundi abantu b'intamwese barabara noneho mutuze tworoshye ibibazo ndagira ngo tworoshye ibibazo njyewe ubwishyu ndabufite hanze na hano rero ubwishyu ni njye wishyura mbere ubwishyu do ariko madame ariko si mukomere mukomere wowe kuzindukiye hano ku izina ry'imana ibintu ubundi byakaze hano kuzindukiye hano ubundi hano habaye iki Ibiki ibintu byakaze uzi yuko irondo ry'umwuga na daso n'abapolisi burimo kuzamuka bazangaha hano gukora iki kukabari kanjye kukabari kanjye ntabwo uzi ko uri umuganga none urimo gusakuza ninjire mu nzu naho ubundi ukaraba ugiye he urahita ubasanga aha ngaha irondo ry'umwuga noneho ikintu ugiye kubabwira nimba ari ibibazo umva ubakatishe basubire inyuma nyine niba ari ibibazo ntuberekeze mufite babwire ko bimutse nimumara kubikemura ubwo nanjye nta kibazo ariko icupa ryanjye ribe hafi aho ngaho wakigaruka aveho uruhu nuko mbwiye
umwijima w'ibinyoma urukundo n'ubwiro inshuti ziba banze ukuri kukagurishwa ibanga ryo kubaho riba imitego y'umwanzi amaso arabyina ariko umutima urarira kazitu